Guys, murabona rero nakiriye $1.69 nayo nka welcome bonus. Iyi ni indi application. Mukurikire rero murebe procedure bigiye gucamo kugira ngo tugere kuri no step yo kubona ano mafaranga. Kuyabikuza ndabibereka muri video ziri imbere. Urakanda kuri link rero na pininze muri comment cyangwa se urebe muri description uyikandeho. Wikandaho urahita uza hano muri Chrome, irahita ijya muri browser yawe. Noneho guys, uruzuzamo ibi bintu. Uruzuzamo izina ryawe, email, password na password confirmation. Njyako kubera ko nakozemo account. Wowe mushyashya urazukanda hano kuri register. Ngiye ubwo ngubwo kwa ko naba ngarutsemo nakanda hano nyine kuri ibi ngibi bari banse. Uri mushyashya urazukanda register. Numara gukanda register rero winjiyemo bahita bakudirectinga kukudownloadinga application yabo. Ni FMC Pay Academy. FMC Pay app. Ubwo rero wowe ko uri mushyashya sign up register naga ari ibintu bigoye muri abantu bakuru. Ubwo urahita uza rero ube directed kuri app yabo ariyo yiyingiyi FMC Pay. Ariko hariya naho uraba babanje gukoramo account. None ukiza muri account nabwo urasainingamo iyi ni nyine. None in application nagiruhanyije nk'iyo nari maze iminsi ndi kubereka. Ariko nanone sinababeshya ngo amafaranga uhita uyabikuza. Oya, murabona application maze iminsi mberekayo baguhereza welcome bonus uhita uyabikuza ako kanya. Ariko iyi ngiyi ntago uhita uyabikuza. Iyi ngiyi wemeye kuyabikuza ari uko ageze ku $10. Kandi murabona welcome bonus ni $1.69. Kugira ugire $10 rero n'ubuhe buryo. Iyo uri farinze umuntu umwe kuri no application baguhereza $1. Ubwo urumva abantu 10 amafaranga yawe $10 uba wemerewe kuyabikuza. Niryo tandukaniro na ya indi maze iminsi mbereka. Iyo maze iminsi mbereka yo yaba 0 bingaho uhita uyabikuza ako kanya. Kandi nayo ndakeka ibibazo muyimbazaho narabisubije ibyinshi. Ibyo mukimbazaho nabyo ndi kubitegura video yabyo. Nuko in application ngize ngo nayo nyibereke promotion yayo itararangira kuko ibi biba bifite igihe nyine bizarangirira. Nta mafaranga bisaba, nuko umuntu aba ari kwamamaza application yenyine ngo imenyekane ikundwe n'abantu benshi agashyiraho uburyo bwo gutanga amafaranga. Iyi application rero verification yayo ntigoye, nibyo ngiye kubereka. Ukimara kudownloadinga application yawe rero uraza winjire. Urabona bahita bakubwira bati verify. Urani verified. Verify now, uraza ukanda no nyine kuri verify kandi kuri ID card verification. Urabona bakubwira witemo igihugu cyawe. Ubwo igihugu cyacu ni u Rwanda cyangwa se niyo waba uri mu Burundi, urashyiraho Burundi cyangwa igihugu cyacyo cyose. Ushyiremo izina ryawe rya mbere, ushyiremo izina ryawe rya kabiri. Urashyiraho igihe uvukira utabeshye kuko nyine biba biri ku ndangamuntu. Kugira verification ize kugenda neza nuko ushyiraho data nyine za nyazo. Urakomeza hasi ni ID number yawe. Impamvu babaza bino bintu ni ukubera ko nyine baba bashaka gukora verification. Ino application irizewe, ikora nyine nka Binance kandi izi application murabizi ko ziba zimeze nka banki za cryptocurrencies. Hano rero uraza ushyireho umujyi. Hano rero umujyi urashyiraho ni Kigali City. District urashyiraho irabisa nk'iri kuri ID yawe. Kuri address naho ushyireho umurenge uri kuri ID yawe. Ubwo district urashyiraho akarere kari kuri ID yawe, address ushyiraho umurenge wawe. None kuri nota y'iki ya nyuma ubwo n'igihe bizarangira urashyiraho itariki ushaka zo mu gihe kizaza. Ubundi ukandi confirm. None urahita uza kuri ID verification, ID yawe nyine uyishyiremo neza gutya, ubundi ukande continue. Verification kuri no app rero imara igihe kingana nk'igice cy'umunsi, kuva ku gice cy'umunsi kugera ku munsi wose. Ino application rero iyo ugarutsemo nyuma y'icyo gihe ugaruka ugasanga verification yawe yarangiye, hanyuma ukabona ari amafaranga ajeho. Ikindi ntari mbabwiye, iyo ID verification irangiye hazaho
fasho inoza verification y'isura. Yo ntabwo igoranye, no gushyiramo isura yawe gusa niyo mwenda wagaragara cyangwa umupira nta kibazo. Ino application rero nayo ni nziza, ariko ntibikuraho ko mbarikomendinze indi ya mbere imwe OKX maze iminsi mbereka, kuko niyo nziza kurushaho. Nubwo ari nziza ariko iriya niyo nziza kurushaho, kuko nyine uhita uyabikuza. Ubwo leta uraza kugaruka muri application yawe, uraza kubonaho iriya balance. Iyi application nayo ndayibarikomendize, ariko bidakuyeho ko n'iriya ya mbere OKX iriya maze iminsi mbereka rwose niyo nziza cyane kuri iyi. Nuko niyi nagiraga ngo muyimenye, aba hustlers nayo muyikoreshe. Utarakora subscribe nayikore byabashe kubona update.